Yes nongeye kuguha ikaze amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Natinze rero nari mbazaniye update ya filime y'Inzira y'Umusaraba. Inzira y'Umusaraba yaje episode ya 48 yaje. Andi makuru nabagezaho nuko CYUSA yakize, bamusengeye, yabaye muzima. Nta mashimwe mu muryango we, barishimye. Ikintu tumva rero twakongeraho nuko twategereza episode ya 89 nkazaba update zayo ku munsi w'ejo. Gusa ira filime ni nziza ku bantu, nanone nongere nibutsa abantu batarayireba, mwagenda mukayireba mukayitangirana nayo, nubwo igeze kure ariko mwagenda mukayireba, ni nziza. Ndabizi ko ngenda nabona feedback zanyu mumbwira ati ni nziza koko nk'uko wabitubwiye, bimeze neza. Ndabashimira rero comment zanyu ngenda mbona, ndabashimira. So rero mugende muyirebe, yahageze. Nanongera kubibutsa hari n'izindi filime nziza ziba zihari, nk'ifilime bita Mayihati, iyo bita Ibanga, nazo ni filime nziza wagenda ukareba. Ariko iyi ngiyi iraziga pe, nanjye mba nemeye kabisa. Ikintu cyose nzajya njya mbageza update zayo, mujye mwemera ko kiba ari cyiza, ntabwo biba ari ibintu biri aho nyine. So reka ne kuvuga ibintu byinshi, mugende muyirebe, yahageze. Ndumva imazeho isaha niba ntibeshye, kuko nanjye mba nabanje kuyireba. Mugende muyirebe rero, tubonane muri video itaha ku munsi w'ejo. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Bye bye.